iyo neza dossier duhere hehe mu Bubiligi aho Ruti Joel yagiye gutaramira? yego reka dite duhera muri gakondo mu muziki nyarwanda by'umwihariko uyu muhanzi arazwi cyane Ruti Joel afite indirimbo zikunzwe cyane hanze aha ngaha ariko by'umwihariko yakunzwe cyane ubwo yashyiraga hanze album ye yitwa Musoma Ndera irimo ibihangano bitandukanye birimo indirimbo nka Cunda, Igihame, Musoma Ndera ndetse n'izindi. Uyu musore rero aratangaza ko ku itariki 16 Ugushyingo 2024 azataramira abanyarwanda n'abandi bose batuye mu gihugu cy'Ububiligi bazi umuziki nyarwanda ndetse banifuza kuzaza gutaramana nawe. Kuri iyo tariki 16 ukwezi kwa 11 yavuze ko azajya gutaramira mu gihugu cy'Ububiligi i Bruxelles, aho avuga ko rero ngo azaba ari no kumurika n'undi album ye yagiye hanze muri 2023, ariko ibitaramo byo kwimurikira abantu akomeje kugenda bikora. Ubwo rero azaba yerekeje mu gihugu cy'Ububiligi, nta nubwo azaba ari wenyine, azaba ari kumwe n'abandi bahanzi batandukanye, azaba ari kumwe n'itorero Ikeza, azaba ari kumwe n'umuhanzi nyarwanda witwa Lionel Sentore anabarizwa nawe mu gihugu cy'Ububiligi, azaba ari kumwe kandi n'abakaraza b'ingoma z'i Burundi, azaba arimo n'umudj ukomeye cyane witwa DJ Princess Floor ndetse n'uwitwa DJ Saido ndetse n'abandi. Ruti rero avuga ko yiteguye kuzatanga ibyishimo mu gihugu cy'Ububiligi kuba zitabira icyo gitaramo. Ni n'umwe mu basore bari no kuzenguruka igihugu mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, ari kugenda agaragaza ko gakondo ari injyana ikunzwe kandi ikwiye no gutizwa amatwi ndetse n'amaso kubera ko irimo uburyohe bw'umuziki. Hanyuma kandi hari igitaramo gitegerejwe hano iwacu mu Rwanda, ni iserukiramuco ryiswe Twaje Fest. Iserukiramuco rizaba ku itariki 26 Ukwakira 2024 ikabera muri BK Arena. Ni iserukiramuco rigamije n'ubundi kwibuka Ivan Buravan ndetse no gushyira hanze bimwe mu bihangano yasize adashyize hanze. Abahanzi batandukanye bakomeje kugaragaza ko biteguye kuzatarama ndetse bigatinda, by'umwihariko harimo Mani Martin, harimo Juno Kizigenza, harimo Kevin, Gilles Sentore, Niyoningabo, Aline Sano, France Bundu ndetse n'abandi. Abanyarwanda rero biteguye nabo kuzitabira n'ubundi riserukiramuco cyane ko rumwe mu bahanzi bari bafite abakunzi benshi haba mu gihugu ndetse no hanze y'iki gihugu. Ni iserukiramuco navuga ko naryo ari imwe muri gahunda abanyarwanda bari kugenda bibukiranya kugira ngo bazahurire. Hanyuma kandi mu gihugu cya Uganda uwitwa Shiba Karungi ku itariki 4 Ukwakira nibwo yakoze igitaramo aho yavuze ko atwite ndetse anabigaragaza, ariko abantu bakomeza kwibaza bati ninde wateye inda Shiba Karungi, cyane ko yakomeje kubihisha. Ibinyamakuru byo muri Uganda ntibiri kuryama, bari gushaka amakuru umunsi ku munsi kugira ngo barebe uwaba ari papa w'umwana wa Shiba Karungi. Hari igitangazamakuru cyo mu gihugu cya Uganda cyatangiye kuvuga ko iyi nda ishobora kuba ari umukinnyi wa filime witwa Ethan Kavuma. Baragendera ngo ku mubano udasanzwe bakunda kubonana aba bombi, ariko kandi hakaba n'ibindi bitangazamakuru bivuga ko Shiba Karungi ashobora kuba atwise ariko yarifashishije n'ubundi ubuvuzi bugezweho aho umugore bamutera intanga. Abantu rero barakibaza niba koko ari ubu buryo bwakoreshejwe, gusa nyine batangiye kuvuga Ethan Kavuma cyane ko no ku mbuga nkoranyambaga uburyo bagenda basangizanya amagambo cyangwa se n'utumenyetso tugaragaza urukundo, bavuga nko kuri Snapchat ndetse n'izindi mbuga zitandukanye. Ariko kandi mu gihugu cya Tanzania uyu munsi biriwe bishimye kubera ko umuhanzi wabo navuga ko utwaye ibendera ry'umuziki wa Bongo Flava wo mu gihugu cya Tanzania Diamond Platnumz yisanze ku rutonde rw'abahataniye ibihembo bya MTV Europe Music Awards. Ni mu cyiciro cy'umuhanzi mwiza wo muri Afurika, ariko ntibyoroshye kuko ahanganye n'amazina akomeye cyane, by'umwihariko ahanganye n'uwitwa Asek no mu gihugu cya Nigeria. Arakomeye cyane kuko afite album hanze, ari gukora ibitaramo bizenguruka isi, no mu bantu bakiriwe neza. Harimo kandi Iristar, harimo uwitwa Tyler wo muri Afurika y'Epfo, harimo itsinda rya Taito Dupe, harimo uwitwa DBN Gogo, abo bose no muri Afurika y'Epfo. Twiteze kureba rero uzatwara iki gihembo. Ntabwo byoroshye mu by'ukuri kuko nka Tyler we ni ibihembo amaze kumenyera nyuma yo gutwara Grammy Awards, nyuma yo gutwara n'ibindi bihembo bikomeye. Abantu bari guha amahirwe Tyler, gusa abaturage bo mu gihugu cya Tanzania bo hari uburyo bizera umuziki wabo, bari no kuvuga ko Diamond ikintu cyashobora kuzakizana mu rugo. Ibihembo rero bizatangwa n'uri ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 2024 bigatangirwa mu Bwongereza mu mujyi wa Manchester. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kanye West ndetse na Bianca Cesori umunsi w'ejo ni itangazamakuru bita TMZ cyavuga ko ngo batandukanye, ariko uyu munsi Kanye West yanyomoje itangazamakuru agaragaza bari kumwe n'umugore witwa Bianca i Tokyo bameranye neza cyane. Urakoze cyane. Murakoze. Naha dusoreje amakuru ku buryo burambuye kuri Radio Rwanda.